uko tugiye kuja mu marushanwa ninde uzaba wa mbere ako nge nzabatsinda umva mani njye nuntsinda nzamenya ko natari umusitari bizahita binarangira bro umva bro nge nzabaguhataraza bibarenge urambona iki ni ikibabi wagikura hese uri kujyana nambara yayindi igeza nzabatama bro umva mani wowe uzatuguhataraza umva reka nkubwire uko unyereka icyo gutibutiya cyawe mani nje nzaba wa kabiri uzaba wa kabiri njye nzaba uwa mbere bro ukuntu mba nambaye n'urukweto rwanjye ariko shehe reba neza bro ntabwo wantsinda njye ngomba kuba uwa mbere bitari ibyo nzahita mva no mu marushanwa kugira ubyemere kwambara asa niko gutsinda noneho uzantsinda nosi reka nkubaze uyu muvera urahuze reba rero shara amarushanwa twakoresheje kiriya gihe hajemo akantu ka ruswa ayo munsi ukirinde isahiga niyo nyurusha abantu uriya muntu yegukanye irushanwa kandi atararikwiriye leta iramutse ibivumbuye mbese nka buriya wabicikira he mwana aho nabicikiye aha niko byahoze byokeje ka gasimbuzi kakandi gafite umurizo hari ubwo ndi kosa nyamara wanaba kuko nakuze kwisha ninde se reka ahubwo nende ushaka kugira ngo mubaze himbaza nta kibazo mbo amabwiriza y'amarushanwa waba urambwira nk'amake nkamenya byabyo nibyo turagenderaho ubundi wajya ku rubuga website se ishinzwe amarushanwa sahari cyangwa n'amamega ufite nayo pe si umuntu nkawe w'umukozi wa leta wayambwira 3 nese ko biba byaturutse kuri state yo hejuru wamenya ibyo ari byo ndi kubona n'amasaha ageze mu kahisi baba bahageze abambere ariko se buriya nta bakobwa baba barimo ahubwo nibo gusa hari nanjye ndashakamo karuta k'umukobwa umwe niba arimo umuzima hari umwe waba wabonyemo izo ruswa nk'ijuru zo rero ujura zitinya pe ko byakubana ibibazo urafatiye igikoroto nayo yabyo birenze igikoroto se ko leta irakima birarana mu bice leta iri kubitanga atere ko betanga nawe agishuraga niyo hazi byihorera mwarareba aho isaha zigeze twitangiye nayo ibyo ngibyo ubundi bikora umuhanga birabe bijya umuhanga wabijya utari umuhanga muzatuguhataraza do ibisura bizi reba neza umva bro izo ni sirenga manu ziba zikuze byaramubabaje byaramugoye bro izo ni sirenga uba uri kudutama ntari bindi kuzibatamo bro ariko uyu muvera icyo nzi kuko njyewe nambara iyi kanzu n'ibisaza byajya bikamanuka bucece sawa nyine bije bimanuka bigereye biramanuka icyo nzi cyo ni uwa mbere wallahi I swear njye nzakwereka uzanyemeze nyine njyewe ariko icyo nzi wowe ukantsinda se wapi njye ntiwantsinda mani haba yemeza bakunda gutsindwa papa wawe yari umuhanga kugira ngo ubeho ariko nyine ndi kubona hariho amategeko 6 nayirebye ku rubuga ndagenda bikopora nyine mwaka agakayi kanjye ni itegeko rya mbere umuntu utabiye irushanwa agomba kuba yarize ikiburamwaka kuko impamvu iri tegeko barishizeho muri ikiburamwaka ntabwo twita turi gutanguranwa amarushanwa gitangira byose ni nkuko utagera kuri kabiri utangiriye kuri rimwe nawe urabyumva itegeko rya kabiri nyine bashizeho uwo muntu ugomba kwitabira irushanwa agomba kuba nibura ashobora kuduhungura kuko buri duhungura na leta twitagaho ni mwebwe mwitabiriye amarushanwa yacu y'ubusitari y'impano zitandukanye aya marushanwa yacu hari amategeko agenderwaho atandukanye ariko mbere na mbere nako yabasomera amategeko amarushanwa mwabyumvishe kugira mu yitabire twabyumvishe mwabyumvishe hehe nyine twabyumvishe twabibonye ku rubuga hano turi abajyaji babiri hari uyu musaza w'ibikote nawe n'umujyaji nubwo mumubona nk'umusaza ariko nawe afite ubunararibonye bwinshi ongeraho bukomeye cyane hari amabwiriza ya buri wese wumva utayashobora wumva utayubahiriza turi kubona asa nk'umuntu ujya ruswa
uri kubona asa nk'umuntu ugeruye. ni gakeya ntabwo ajyaga kenshi inota ni gakeya Unyanditseho. inota ryanjye Usura. umva irushanwa rya mbere nyine mwe gusakuza irushanwa rya mbere ugomba kuba warize ikiburamwaka Ngiye kuko urabizi niza. utarize ikiburamwaka nta hantu Ngiye wagira nigiye ikiburamwaka muri wese. ariko warakiza ko iryo shuri ntabwo ribaho inunda ibwiriza rya kabiri ugomba kuba ushoboraga impungure Leta impungure irabishoboraga. muzifataga nk'ibyoroshye ariko ni ikintu gikomeye Twageze. impungure zitunze benshi ugiye hariya nyakiriba muri gereza ni impungure gusa make nahabaye umwaka nimba utazishobora wowe wahabaye uri irushanwa urarikwiriye rero natabatingije ndabona muri abantu bajijutse mwese twinjire irushanwa ritangire uwa mbere naze Uwa mbere mwebwe murasigara inyuma. Mube musubiye inyuma. umva wowe witabiriye amarushanwa tugiye kubaza utubazo tubiri tworoshye si wize Nabizi. hari telefoni n'umuturanyi wawe icyagutabara vuba ni iki uhuye n'ikibazo nyine Ni telefone. icyo ngicyo uragikoze urari umunyonzi n'umumotari umukire n'uwuhe N'umunyonzi. icyo ngicyo uragikoze Mva rero mukobwa ndi kubona utsinze jari ubwo turareba kuri kuntu tubigeza ubwo ugiye kompeta n'abandi. Murakoze. Undi naze. Cyera aho ngaho. Ngamubaza ikibazo nka kimwe nawe twumva ukuntu yesitaye. okay ni wowe tugezeho turi kubaza utubazo duke tudakomeye ubura nkawe kubibona igare n'imodoka icyagukiza ni iki igare n'imodoka icyagukiza vuba ni iki Ni igare. kubera icyo ari igare Kubera ko igare nzi kuri inyonga. ahubwo umva ko wibagiwe kubera igare byoroshye kurigura none se akandi kabazo gakeya k'amatsiko imbeba n'umuntu imbeba irayo mu nzu ikijya neza ni iki N'imbeba. uratsinze Ubwo nawe najye kuba yicaye hariya tegereza undi wa gatatu nawe abaze agira icyo avuga. Abiyemeza baratsindwa. Undi naze. Icara ngo ku gatebe nawe tukubaza ibibazo by'urukuzi uri kwinyonga nk'ipine y'imodoka. ndabona twakiriye umusitari aragiye ku muzungu nuko yapfubye bafite ibibazo byinshi ahagaze kwambara inkweto amarinete nayumva twiganire suzi ikinyarwanda ikinyarwanda ndakizi buriya kuva iwanyu kugera aho uhahira ubona harimo nk'amakona angahe amakoni ndimo kukubaza kuva iwanyu kugera aho uhahira ubona harimo nk'amakona angahe nk'umuntu wize kone ntabwo nzi ibyanyu amakona urakata gutya ugakata ukagaruka harimo abiri abiri wabyishe Mubaza icyanyuma ubundi nawe umva akabazo ka nyuma tuguha amahirwe ya nyuma akurikiraho uri kubyumva ndi kubyumva buriya telefoni n'umuntu uhuye n'ikibazo icyo wakwiyambaza ni iki telefone aho ngaho uratsinze akabazo ka nyuma ikintu waburamo ubuzima nubeho ni iki amazi utunzwe n'amazi se uri igikeri ibyo ni byo bya mbere kuko udafite amazi agace na gace ntabwo ukunda guhumeka cyakunaniye waretse ngatanga amanota hakiri kare ntarangiye ariko uyu yatsinzwe uyu yatsinzwe n'ubaye uwa nyuma ku icumi afite habiri biragaragara ko yatsinzwe irushanwa mbo uko tubonye kuno irushanwa rigenze ukuntu mukoze performance wowe
nawe muratsinzwe mwitahe ratsinze uriya yego bose muratsinzwe muragaraguwe byarangiye yabananiye n'inda zise zinge wazitwaje sana twari mugende mwatsinzwe ko nta n'ubundi ujya ruswa buriya yaraguhaye yayamaye hehe ntabwo byiyumviye ndabizi ko n'iyindi wariye ruswa sha kahicaye nabi niko mubaye dore mwe nimwatsinde baba batsinze iri rushanwa rero akiriye impano ni irushanwa rikuramo ibikoresho byinshi uzitabira uzifashisha mu kazi ka buri munsi murakazi